Reka mbasuhuze mwese mukurikiye aho Pavijo Radio mu biganiro byayo byinshi bigiye bitandukanye, turizera ko mukomeje kugubwa neza muri rusange. Nirwa Felix ngira nkabo tuje mu kiganiro cy'ubunyafrika, aho tugina turebera hamwe uko Afrika yacu igomba gutera imbere uko byasa kose, nubwo bamwe hari igihe bavuga ngo yasigajwe inyuma n'amateka, ariko uko byasa kose igomba gutera imbere. Mwuko gutera imbere kwa Afrika bigomba impande nyinshi zitandukanye, inzego nyinshi zitandukanye, yewe muri izo nzego nyinshi zitandukanye n'abafite ubumuga ntago basigajwe inyuma muri urwo rugamba rwo gukomeza guteza Afrika imbere muri rusange. Niyo mpamvu insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi iraza kwibanda ku ruhare rw'abafite ubumuga mu kubaka Urwanda, ariko by'umwihariko no kubaka Afrika tuzayibaka duhereye mu kubaka Urwanda. Nirwagura Urwanda tuzabona nuko tugenda twubaka Afrika muri rusange. Ndi kumwe na niyo mugabo Romaris, mbaye ikaze. Murakoze cyane. Mumeze neza? Turabona amahoro rwose. Ndabona umeze neza. Niyo mugabo Romaris nawe ni umunyamuryango wa Pan African Movement Rwanda, ariko by'umwihariko mwanabaye n'umuyobozi w'inama y'igihugu y'abafite ubumuga mande ebyiri zose. Yego rwose, imyaka 8. Muri iyo myaka ishusho rusange iki gihe mwari mukiri umuyobozi byari bimeze biti? Murakoze cyane. Hano uravuze uti tugomba kubaka Afrika, ariko nanone tugomba kubaka Afrika duhereye no mu gihugu cyacu ari cy'u Rwanda. Ubundi twakabanje tukigira imbere gatoya tukavuga ngo ubundi Pan African Movement ni iki. Hano Pan African Movement wenda ku bantu batangiye bwa mbere kandi barimo bumva iki kiganiro, ni umuryango washyizweho ahagana muri za 900 ushaka kwigobotora icyari kimeze nk'ubucakara cyangwa se ingoyi y'igitugu abari baratukolonije badushyiragaho. Yego, ushyirwaho hagamijwe ubumwe, hagamijwe umutekano ndetse n'uburumbuke. Ibyo rero byose kugira ngo bigerweho nuko uruhare rwa buri munyafrika rugomba kuboneka. Iyo rero hano tuvuze buri munyafrika twese turiyumva, ni naho hariya mwumvishe tuvuga ubumwe. Ubwo rero iyo twavuze ubumwe tuba twatangiye guhera kure, tuba twatangiye kuvuga ngo ese ninde nande. Yego, hano turavuga umuntu wese wa mbere. Nanone muri bya byiciro by'abantu hashobora kubonekamo ibyiciro bigiye bitandukanye biturutse kuko amateka bigena cyangwa biturutse nuko Imana yagiye yaturemye. Yego, nacyo gituma tubanza tukabona ngo abagore, tukabona abagabo, ariko muri ibyo byiciro byose hari igihe ashobokamo nanone kubonekamo ikindi cyiciro cyihariye cy'abantu bitwa ngo bafite ubumuga. Yego, ibi rero kuko biza nta wabihamagaye kandi inshuro nyinshi bikagira amahirwe amwe namwe n'ubushobozi umuntu ahatakariza kugira ngo ashobore kubasha kwesa umuhigo cyangwa ashobore kubasha gutanga uruhare rwe mu iterambere rikenewe. Hari igihe bisaba ko kugira ngo rwa ruhare cyangwa bwa bushobozi yatakaje ugomba kugira ubundi bubwunganira kugira ngo ashobore nawe kwesa umuhigo ajye muri rwa rugamba rwo gufatikanya n'abandi mu guteza imbere igihugu cye ndetse na Afrika muri rusange. Muri urwo rugamba rwo kugira ngo yese imihigo, navuga ngo no muri urwo rugamba rw'ubudahiranwa, umuntu ufite ubumuga ni iki asabwa, bigenda gute kugira ngo atere intambwe nawe ajye muri iyo nzira y'iterambere? Murakoze cyane. Umuntu ufite ubumuga ikintu cya mbere abanza gusabwa ni ukutitinya. Yarangiza kutitinya akamenya nanone aho ndi ndasabwa iki. None icyo yamara nacyo kukimenya icyo asabwa, akagira nanone amahirwe nanone yo gutunga ubuyobozi bwiza, ndetse atari ukuvuga ngo duhereye ku buyobozi bwa kure, n'umuryango mwiza wawo ndakomokamo wo kugira ngo nawe bashe kumwumva, umenye ko nawe ari umuntu kandi nawe umenye ko agomba kugira uruhare muri wa muryango wavukamo ahereye hahandi avuka. Icyo gihe rero niho hahandi wa muntu ufite ubumuga nawe musaba gukora ibirenze. Ubwo ni naho wambwira guti mu myaka 8 wayoboye urwego rw'abantu bafite ubumuga mwakoze iki cyangwa se mwabonye umuntu ufite ubumuga gute, no mu Rwanda mwabonye amahirwe muhabwa ari ayahe.
hano twabivuga. Turashima mbere na mbere ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu, tugashima nanone abanyarwanda muri rusange, kuko natwe batubonye nk'abantu, yego, ntibadutererana. Ubwo ndabivuga muri rusange. Ababyeyi bamwe ntibatererana abana, bibuka ko nabo bagomba kujya kwiga, bibuka ko nabo bagomba guhabwa iby'ibanze nubwo bihenze, kugira ngo bashobore kubasha kwesa wa muhigo wo kwiga. yego, Turangije amashuri kimwe n'abandi, leta yibuka ko natwe igomba kudushakira za buruse, yego, turiga kimwe n'abandi. Ubwo abagize ayo mahirwe, abatagize ayo mahirwe nanone twibuka ko natwe hari imyuga cyangwa se ibindi bintu twashobora, bitari na ya mashuri akomeye cyane, twabasha kwiga nabyo byabasha kuduteza imbere, ndetse kugira ngo tunabashe no guteza imbere igihugu cyacu. Ibyo byose rero tumajije kubihabwa, niho rwa ruhare rwacu rwatangiye kugenda rugaragara. Ubwo navuye ku ishuri, ikiba kinshigaye kintegereje inyuma y'ishuri, nanjye no kujya muri kompetisiyo y'akazi, guhatanira akazi kimwe n'abandi banyarwanda. Ibyo rero byagiye biduha amahirwe menshi yo kwibona kimwe n'abandi, no gutangira kwitinyuka, tukumva ko tutagomba kubeshwaho na ba bandi twabanaga nabo, ahubwo natwe uruhare rwacu rugomba kuza. Aho ngaho rero niho nabonye ufite ubumuga mu Rwanda ageze, niho nabonye ufite ubumuga mu Rwanda asigaye arebera, none hakumva ko atagomba gutegereza ngo mpa, ahubwo nagomba kuvuga ngo nakoze iki kugira ngo nanjye mbashe kwibeshaho ndetse mbesheho n'igihugu cyacu. Yego, abesheho n'igihugu cye muri rusange. Muri iyo competition cyangwa se kujya guhangana hanze, yo abafite ubumuga nyine bagize amahirwe bakajya mu izo nzego zigiye zitandukanye, bagakora imirimo itandukanye, uruhare rwabo rugaragara gute? Icyambere uruhare rwabo rugaragara ryari. Icyambere nawe iyo yagiye kwiga, amanota atsindira hasa n'ay'abandi. Ntago bavuga ngo ufite ubumuga uri butsindire kuri make ya wenda ubari bwuzamuka. Icyo gihe rero uruhare rwe rwa mbere no gukora nk'abandi. Uruhare rwe rwa kabiri ni ukuvuga ngo ikibura muri sosiyete nawe araza akacyuzuzamo. Hano niho dushaka kuvuga ngo ubu uyu munsi wagenda ahantu hagiye hatandukanye, yego, ukahabona ibigo, ukahabona imishinga, ukahabona amakoperative, ukahabona ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'abantu bafite ubumuga, bitanga n'akazi ku badafite ubumuga. Kandi nanone naho ufite ubumuga ari ntiyitandukanye n'abandi. Ubwo turagira ngo tubanze tucyumvikanishe ko ntaho dufite hatwenyine, kugira ngo twumvikanishe bwa bumwe bwabanje kuvugwa mbere dukeneye muri Pan African Movement. Ntaho wamusanga wenyine, ni kimwe n'abandi muri ya makoperative. Ntago twita y'abafite ubumuga bonyine, ni koperative y'ibumbe y'abafite ubumuga n'abadafite ubumuga, kandi bose bagasabwa ibisa, kandi bose bagasabwa gukora bisa. Wenda niyo ufite ubumuga byaza kumusaba ubundi bwunganizi kugira ngo nawe ashobore gukora nk'abandi, kuko wenda ntago twavuga ngo ayo washora ku muntu ufite ubumuga mu kwiga ntago yangana nayo washora ku muntu udafite ubumuga mu kwiga, kuko we hari ubundi bwunganizi runaka yakenera. Nabwo bwa bundi tuvuga tuti leta yacu ntago icyo yigeze ikireba, yaravuze ngo ni umuntu kimwe n'abandi, ibyo namushoraho byose nta kibazo. Ababyeyi bacu ntibigeze babireba, ni umwana kimwe n'iki n'undi, ayo namushoraho yose nta kibazo, nawe ariko abashe kwigeza imbere. Noneho rero niho handi twe twavuga twe nk'u Rwanda muri ya myaka 8, nge nibyo gituma mperaho nshimira leta yacu n'ubuyobozi bwayo bukuru na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, kuko ayo mahirwe twarayahawe. Tumajije kuyahabwa, ubu muri sosiyete cyangwa mu muryango rusange w'abanyarwanda uruhare rwacu rurimo ruragaragara. Ni naho twongera tugashimira igihugu cyacu. Ubu ni kimwe mu bihugu muri Afrika byamajije gusinya amasezerano mpuzamahanga arengera abantu bafite ubumuga. Ubu ngubu muri Afrika u Rwanda turi kimwe mu bihugu birimo bibishishikariza ibindi bihugu ngo namwe nimugenze gutya, kuko n'abantu bafite ubumuga n'abantu bajye mu rugamba kimwe n'abandi rwo guteza imbere ya Afrika yacu dushaka. Ko guteza imbere Afrika dushaka, icyambere niba twavuze ubumwe, murumva aho ngaho ni ubukangurambaga. Yego. Niba twavuze umutekano, murumva aho ngaho nanone ni ukubwira umuntu ngo sigaho iki sicyo, kino sicyo, kiriya sicyo, wigenza gutya, wikora kuriya kugira ngo utice iki ngiki. Ariko iyo twageze ahandi noneho mu burumbuke, niho hahandi hazamo ishuri, niho hahandi hazamo kwiga imyuga,
no hazamo hahandi bya bindi byinshi. Ubwo natwe twagize ayo mahirwe yo kubihabwa muri Afurika, ufite ubumuga ntazifata ngo yipfumbate ngo avuge ngo bizansanga. Ubwo nawe arabimenya akajyana n'abandi. Uvuga muri Afurika nyine muri rusange, abafite ubumuga muri Afurika muri rusange haba hari amahoro mufite abahuza ku buryo musangira iryo terambere, mu buryo musangira urwo rugendo rw'iterambere wenda mu Rwanda hari aho bigize, ese ahandi muri Afurika ho bihagaze gute? Ahandi muri Afurika naho birimo biraza, kandi biraza ku rwego rwiza. Iyo tuvuze ngo biraza ku rwego rwiza, iyo ubirebye 100%, ubu naho imiryango ihuriyemo abantu bafite ubumuga n'abadafite ubumuga ahenshi yaravutse, iravuka, irimo irakora, kandi irimo nayo iratanga icyizere. Ni nacyo gituma mureba no mwana hano muri Pan-African Movement mwumva n'icyiciro cy'abafite ubumuga bavuga bati ese mwe muri uru rugamba rwo guteza imbere Afurika, rwo kugira ngo Afurika ibashe kugira uburumbuke, natwe turimo. No kuvuga ngo imbaraga zacu ntago zibagiranye. Ubwo rero imbaraga zitibagiranye, ahubwo tukangurira abantu bafite ubumuga muri Afurika ndetse no mu Rwanda ngo ni muze tujyane n'abandi mu bumwe bwacu. Noneho rya jambo ryiza dukunda kugira turibwirane, ku buryo undi ejo turimo turagenda twamaje gutangira gukura, tubwire urubyiruko ni mwebwe Rwanda rw'ejo, ni mwebwe Afurika y'ejo. Ubwo ari mwebwe rero Afurika y'ejo mukaba n'u Rwanda rw'ejo. Dore kera twari twarazize iki? Kudutanya, kutubwira ibitari byo, kutwigisha ibitari byo, kutwereka ibidafite n'ibidafite aho bihurira n'umuco wacu. Tubabwira tuti sibyo. Tumara kubabwira tuti sibyo, bamenye aho bitari byo. Noneho tubereke tuti ibiri byo nibi, mukomereza. Ese murabivuga gutya Bwana Rumarisa, ariko se birahari biragaragara uko kuba abantu bari hamwe, wenda navuze ngo mu Rwanda biri gutera imbere, ariko se ahandi biri mu bikorwa abafite ubumuga barahabwa ayo mahirwe yuko ubushobozi bafite babugaragaza? Hari imiryango yabihari koko ibahuza inagaragaza ko hari icyo bashoboye? Mbere na mbere rwose nagira ngo mari impungenge, iyo miryango irahari kandi myinshi, ahubwo twavuga ngo irahari ikora ibyo igomba gukora, ntigendera ku izina ryabo ikaba yatwara amahirwe abagenewe. Ayo mahirwe abagenewe barayabona. Ayo mu Rwanda tube turetse no kujya barayabona ko 100%. Cyangwa reka tubanze duhagarare gatoya. 100% hano mu Rwanda nge nahamya ko bayabona. Niba tuvuga ngo dufite inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga, turahagarariwe kuva ku rwego rw'akagari kurinda tugera ku rwego rw'igihugu. Wenda nanjye nitangeho urugero. Kuguhagararirwa nabyo bifite inyungu bigaragariza, kuko nshobora kumuhagararira ariko wawo ndi mugenerwa bikorwa kuko ibyo bikorwa bimugeraho. Hano nari nishatse kubwira ku rwego rwa politiki. Ubwo nari nishatse kubwira ngo aya mahirwe duhabwa turayakoresha ko kuko bigomba kugenda. Ubwo turaza kugera ku mugenerwa bikorwa cyangwa se dusigaye twita umufatanya bikorwa. Turashimira n'igihugu cyacu ko twese twabaye abafatanya bikorwa. Akija mu bigenerwa bikorwa nanjye manumva ari uhari yicaye nyina asaba gusa. Yari wicaye asaba, ariko igihugu cyacu cyabikoze neza cyane. Turabafatanya bikorwa kugira ngo dufatikanye muri urugendo. Ituma rero nababwiraga ngo niba twe duhagarariwe kuva ku rwego rw'akagari tukagera ku rwego rw'igihugu, ahubwo uwicaye muri ya ntebe uhagarariye ufite ubumuga yabicunze neza ngo arebe ko ya mahirwe yose agenerwa ufite ubumuga yayahawe. Icyo gihe rero atabicunze neza niwe wabiryozwa nk'utarangije inshingano ziwe, ariko ya mahirwe yo arahari. Noneho ikindi warumbajije uti koko bimugeraho, gituma duhamya ko bimugeraho kandi 100% kimwe n'abandi banyarwanda. Niba tuvuze tuti ubwisungane mu kwivuza buratangwa gutyo, niba tuvuze tuti bafite imbaraga nkeya cyangwa se kudashobora cyangwa se bakunganirwa, batorerwa mu ruhame rw'abaturage, bakemezwa n'abaturage. Ntabwo rero umuturage azajya kwemeza cyangwa se imbaga inteko y'abaturage
izajya guha amahirwe watagomba cyangwa se izajya kwemerera ubufasha witareba koko yagenerwa. Icyo gihe rero wa wundi ufite ubumuga ko kugomba kunganirwa, icyo gihe azunganirwa. Ariko sinzajya nanjye wenda urugero nitangaho urugero mu bafite ubumuga gutorwa n'imbaga y'abaturage ngo mpagarare ngo nanjye mfite ubumuga ngo bantore mu bunganirwa, ahubwo nanjye nshobora kunganira kuko nanjye urwo rwego namaje kugira gute kururenga. Icyo gihe rero niho tugenda tuvuga tuti ni hahandi ayo mahirwe tuyagirira, ni hahandi icyo cyizere tugihererwa. Noneho tukazamuka tukarinda tugera ku rwego rw'igihugu kugira ngo nayobore urwo rwego imyaka 8. Ubu ndayije kuyobora imyaka 8, ndashimira n'ubuyobozi bwa leta y'u Rwanda, nkashimira n'abaturage ba Gatsibo, nongererwa ngirirwa icyizere cyo gutorerwa kuba vice president y'inama njyanama y'akarere ka Gatsibo. Ubwo ngubwo nagira ngo nkubwire ngo ni mu bumwe mu bushobozi turebwamo, kandi ubu nanone nagira ngo nkubwire no mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda dufitemo abadepite baduhagarariye, no muri East African Community dufitemo abadepite bahagarariye abantu bafite ubumuga. Aho rero hose ni ryajwi ujya kwibutsa wa wundi ngo hari n'iki cyiciro kiri aha ngaha kigomba ibi kandi gisabwa ibi, ahubwo cya cyiciro icyo cyizere cyagiriwe cyo kirakiyumvamo ngo gikoresha ayo mahirwe kiyabyaza umusaruro bashobore guteza u Rwanda imbere na Afrika. Ibyo nakubwiraga ko bishoboka rwose. Muri rusange mukandi tugiye kujya mu karuhuko kugira ngo twakire n'undi mugenzi wacu, ariko turaje tureba uburyo ki icyo cyizere bacyubakirwa kugira ngo nyine nabo bubakirwe icyizere, biyumvemo icyizere, bateze imbere u Rwanda ndetse na Afrika. Ariko by'umwihariko hagiye hanagaragara ko mu myaka yashize hagiye haba imyumvire itari myiza ku bafite ubumuga, kuntu societe yagenaga ibafata. Ubu ngubu turaza kureba uburyo ki societe ibafata, nimba ibafata imyumvire yarahindutse, kuko societe n'ingomezi bashyira inyuma nabyo bizakomeza kugora kugira ngo bakomeze biyubakire Afrika ndetse n'u Rwanda muri rusange. Mukanya turaza tujye mu karuhuko, turaza tubirebaho muri rusange. Twongeye kubaha ikaze mu gice cya kabiri cya kino kiganiro cy'Ubunyafrika, turi kugenda tureba hamwe uruhare rw'abafite ubumuga mu kubaka u Rwanda ndetse na Afrika muri rusange. Mu kanya Rumarisa yatusobanuriraga mu shusho rusange atwereka uburyo ki abafite ubumuga bafite uruhare rugaragara mu guteza imbere yimanda cyane ku Rwanda ndetse n'ukuntu bagiye bubakirwa ubushobozi. Izere Emmanuel, tugaye ikaze. Murakoze cyane. Mumeze neza? Yego meze neza. Izere Emmanuel ni urubyiruko muri rusange. Izere, abafite ubumuga hari ukuntu bagendaga bafatwa mu buryo butari bwiza. Ngo muri societe afite ubumuga urabona afashwe gute? Murakoze cyane kuba mwatwakiriye hano muri studio. Ntangire nisekura kuba nakereweho gatoya. Abafite ubumuga ukuntu bagendaga bafatwa cyangwa se ukuntu twagendaga dufatwa mu myaka ya kera bitandukanye n'ubu. Mbere wasangaga ikibazo kijyanye n'imyitwarire, umuntu abona umuntu ufite ubumuga akumva ko nta cyamariye societe, ari umuntu uri aho ngaho wo guhishwa no kujugunywa. Niko navuga ko harimo n'ababyaraga bakabata, harimo nk'abonzi bagendaga bajugunywa ugasanga bagiye mu maorphelinat. Nka Lomaris we navuga ngo papa wanjye cyangwa se mukuru wanjye warabizi cyane mu gihe cyabo. Navuga ko wenda nge nize bitangiye kuba byiza bitewe n'ubuvugizi bagiye bakora ba Lomaris n'abandi. Ariko navuga ko icyo gihe ari yo myumvire yari hari, kumva ko nta kwiga guhari. Ariko ubu icyo twavuga ko nubwo tutari twageraho twifuza, kuko Afrika n'u Rwanda turacya hatana kugira ngo turebe ko twagera ku iterambere twifuza. Hari imyumvire igihari, ariko nibura icyo dushima kubera leta, politiki nziza ya leta. Buriya ikintu gikomeye iyo hari ubushake bwa politiki
iki kintu gikomeye. Hari ubushake rero bwa politiki, haba gushyiraho amategeko, ikindi gusinya amasezerano mpuzamahanga atandukanye, harimo amasezerano mpuzamahanga y'ubumwe ya Loni yita ku burenganzira bwa muntu bw'abafite ubumuga, yaba ya Afrika, harimo African Protocol, Disability Protocol, kamo za Marrakesh na amasezerano yita ku nyandiko cyane cyane zafite umubare wo kutabona. Ayo ni amasezerano yose u Rwanda rwasinye rugaragaza ko rufite ubushake bwa politiki. Igisigaye kikibura gikeya twagiye tuganiraho cyangwa se na Maurice yagiye babwiye cyangwa se tuza no kuvugaho, nuko ntago societe ubwayo ntirabyumva neza 100%, ariko turashima aho bimaze kugera. Murashima aho bimaze kugera muri rusange. Urubyiruko habaho ikibazo cyo kumva wenda n'urubyiruko wisanze ufite icyo kibazo cyuko wavukanye ubumuga, nimbavuze neza, ni gute urubyiruko ruva mu ubwo budahiranwa rugatangira kwiyubakira icyizere, rukubaka Afrika muri rusange, ndavuga rwa rubyiruko rufite ubumuga? Murakoze cyane. Ndatangira nkosora abafite ubumuga, ikibazo cyo byaba ari ibindi. Urubyiruko buriya icyambere rugira no kuba no guterurwa ingabo mu bitugu bakarwereka ko rushoboye. Icyambere buriya cyabayeho, amahirwe ya mbere twagize ni ukwiga. Kwiga nabonye na Maurice yabivuzeho kare, kwiga buriya amahirwe igihugu cyaduhaye yo kwiga nicyo kintu gikomeye, kuko iyo wize no kuvuga ngo kuko nanze kwirwa nkoresha indimi z'amahanga cyane, ariko turi igihugu cyashyize imbere ubumenyi bushingiye cyangwa se ubukungu bushingiye ku bumenyi. Mu ndimi z'amahanga byita knowledge based economy. No kuvuga ngo rero ubwo bumenyi nicyo kintu gikomeye, nicyo leta y'u Rwanda yaduhaye, harimo kwiga. Uko rero kwiga, iyo bimaze kuba kwiga, hakurikiraho icyo nakwita kwikorera cyangwa se kujya guhangana ku murimo. Harimo mu cyongereza ushobora kubyita self employment cyangwa se employment. Inkuru ndigero nakubwira, urubyiruko ubu ngubu rw'abafite ubumuga ruri mu makoperative atandukanye. Ejo bundi hari ibintu byabaye, abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bafite abari mu makoperative bakora imyenda myiza cyane. Murabizi ko turi nk'abanyafrika dukwiriye kuba dufite imyenda yakorewe muri Afrika cyangwa se yakorewe mu Rwanda, ariko ubu naguhe ingero. Buriya mwazana basura abafite ubumuga batandukanye badoda, bafite imyenda myiza. Urumva bari kwitiza imbere ubwabo, ariko bakanateza imbere u Rwanda mu kwishakamo bya bisubizo. Buriya mu bindi bintu biranga u Rwanda harimo icyo bita ukwigira cyangwa se self reliance. U Rwanda nk'abafite ubumuga, ubugiye ureba nk'abafite ubumuga bwo kutabona, usanga bari mu makoperative atandukanye. Ayo kutumva no kutavuga hari i Remera, bagiye bari mu makoperative atandukanye, harimo abakore iyo myenda narindi kuvuga haruguru. Urumva uko ni ukwishakamo ibisubizo. No kuvuga ngo ntabwo noneho urubyiruko tukiri kuri ya ntego yo kuvuga ngo turagenda twicare ngo twaka akazi gusa. Yego nako kazi turagakeneye, tugomba no kuba abantu turi competitive cyangwa se duharanira ko kazi, ariko usibye no kugashaka tukishakamo n'ibisubizo bwabyo. Ibyo bisubizo rero nta bindi ni ukujya guhanga utwo dushya, tugashaka nyine muri iyo myenda. Murabizi urubyiruko n'imyidagaduro, murabizi abahanzi, abafite ubumuga yaba bwo kutabona, murabibazi. Ejo bundi twari dufite waduhagarariye ajya muri Nyampinga, abanyampinga mwiza ufite imishingo n'urubyiruko. Icyo ni kigaragaza yuko urubyiruko twagiye twitinyuka, kandi tukaba nibikomeza kuri uno murego gutya tuzagera kuri byinshi. Urwo aho ni ku ruhande rw'u Rwanda, nimba ni kubyumva neza. Ariko se ku ruhande rwa Afrika, niba wenda hari n'amahuriro y'urubyiruko rw'abafite ubumuga cyangwa se mu rusange, ku ruhande rwa Afrika, urubyiruko rufite ubumuga ubona ari uruhare rwabo rwo kugira ngo bubake Afrika? Yego, urubyiruko buriya rwa Afrika kugira cyangwa se rufite ubumuga kugira ngo ruteze imbere Afrika, uruhare rwarwo ni runini. Kuko buriya baravuga ngo iterambere twifuza, nkanjye muri kaminuza nize icyo mu Kinyarwanda twita itsura amajyambere cyangwa se iterambere ry'abaturage, mu ndimi z'amahanga byita development studies. Ariko buriya ntago ushobora kugera ku iterambere hari igice cy'abantu runaka badatanze uruhare cyangwa se wirengagije. Kandi urubyiruko nk'uko mubizi muri Afrika, no cyane cyane muri Afrika ni twebwe
benshi, ni twebwe turi mubare benshi, kandi n'abafite ubumuga turimo. Hari amahuriro agiye ahari duhuriramo tukaganira, kandi bigenda biza gusa. U Rwanda nk'uko mubizi no mu bindi ruri kugenda rwihuta, kuko nk'uko nababwiye, hari na Lomarise yabibabwiye, hari amasezerano mpuzamahanga twagiye dusinya. Ubwo ni ubushake bwa politiki bugaragaza yuko hari aho twifuza kugera. Rero tugenda tunashishikariza n'urundi rubyiruko, tukabereka nk'ubu hari imiryango myinshi itandukanye yita ku rubyiruko rw'abafite ubumuga, cyane cyane usibye nko turere nko mu Rwanda hari ihuriro ry'imiryango y'abafite ubumuga yitwa Nidor, ariko hakaba iyo Nidor ikaba arimo uwundi muryango w'abafite ubumuga y'urubyiruko yitwa Uwezo Youth Empowerment. Iyo ni imiryango yose ihari ireberera urubyiruko. Abagore hari umuryango ubitaho UNAB, ni umuryango w'abafite ubumuga wita ku bagore n'abakobwa, ariko bafite imiryango bahuriramo muri Afurika ku buryo baganira no ku bibazo bikibangamiye kugira ngo tugere kuri Afurika twifuza. Ntabwo twari twagira aho twifuza, kuko dushobora wenda kuvuga ibi abantu bakavuga bati, kuko hari nk'ibintu tukigiraho ikibazo, ugasanga nk'umunyamakuru akubaje ati ariko murakuvuga ko muteye imbere, ariko harimo abantu bagisabiriza, ariko ntiwirengagize ko hari n'abandi basabiriza badafite ubumuga. So ubwo rero ibyo ni ibintu bawirengagije nyine, nk'uko n'u Rwanda turi gutera imbere. Niba ubyumva neza, n'ejo bundi perezida wacu wa Repubulika ejo bundi yari gutanga impanuro ayahuye na ba Rushingwangerero, hari ibibazo bitandukanye yagaragaje. Natwe ntabwo twari twagera muri paradizo, ariko nibura hari aho tumaze kugera, kandi n'ibindi bitandukanye n'ibyo tukibona nk'ibyuho nabyo wenda turabigarukaho bikeya, ariko nabyo nta nubwo byaba bishingiye ku bushake bwa politiki, ahubwo byaba bishingiye kuri sosiyete, kandi nabyo twizeye ko bizagenda bikunda bitewe n'ubushake bwa politiki buhari. Murakoze cyane. Marisa, harimo kubakirwa ubushobozi ino miryango navuga mpuzamahanga igenda itandukanye, cyangwa se n'amasezerano agenda sinywa. Watubwiye ko hari abahagarariye ku rwego rwa East African ndetse n'andi masezerano agiye asinyirwa. Mubona hari imishinga mubagezaho, abari nk'intumwa, iyo mishinga mubagezaho mu kubakira ubushobozi, mubona iyo mishinga iza ikabagarukira hari icyo ijwi ryanyu ryatanze? Murakoze cyane. Ijwi ryo riba rifite ikintu ryatanze. Ngira ngo na mugenzi wanjye urabyumvishe, igituma tuvuga ngo ijwi 100% rifite ikintu ryatanze, nuko ba bandi bari barimwe amahirwe bavanwa hahandi bagatangira kuyahabwa. Ni naho buriya twari tugeze mu cyiciro cya mbere, twari tumajije gusoza ikintu twitaga cya kindi twari twise ubumwe, twasoje umutekano, tugeze kuri cya kindi twitaga ubukungu cyangwa se kwihaza. Yego. Ari naryo terambere twe tuvuga riri muri Pan African Movement. Niho mugenzi wanjye akomoje aravuga neza cyane ati, natwe iyo twamajije kwiga ubwo reka duhere kwiga ibyo ari byo byose, kuko no kwiga harimo ibyo twiga by'ubumenyi ngiro. Twiga ya mashuri y'ubumenyi ngiro, yanda hari menshi cyane. Ubu murabizi u Rwanda rwacu ni igihugu gifite tugeze ku rwego rwaho umwana asigaye yiga amashuri 12 yibanze. Ayo ngayo niyo mashuri make hano mu Rwanda yemewe. Noneho tukiga na ya mashuri atwigisha imyuga igiye itandukanye za TVET. Icyo gihe rero urumva mu rugamba tuba twarwinjiyemo rw'iterambere. Nk'ubu yakubwiye ati nize development study, nubwo afite ubumuga bwo kutabona, ariko hariya projet arayikora. Nanjye urugero naguha, nize ibyo bita software management. Nubwo ntafite amaboko abiri ngo mbashe guhingisha isuka cyangwa nkubita inyundo, ariko iyo nicaye kuri porogaramu, untumye gukora porogaramu ya computer ndayigukorera. Ubwo rero hashingiwe ku bumuga umuntu afite, hashingiwe ku cyiciro cy'ubumuga umuntu aherereyemo, hakarebwa n'icyo yashobora mu bigendanye no kwiga n'ubumenyi, akakigezwaho niyo cyashorwamo byinshi, rwa ruhare rwe mu kubaka igihugu cye. Ubwo tuvuge ngo nge niba ndi umunyarwanda mu kubaka u Rwanda ruzagaragara, niba nge ndi umunyakenya mu kubaka Kenya
rwa ruhare rwanjye amahirwe n'inyahabwa ruzahita rugaragara igihe wahawe amahirwe nahawe amahirwe rwa ruhare rwanjye niba ndi umunya South Africa nahawe ya mahirwe ruzahita rugaragara niba ndi umunye Chad ruzahita rugaragara none muri nitwubasha kubaka ya Afrika yunze ubumwe twe twifuza ya majyambere ya Afrika ijyaho dushaka iteye imbere aho dushaka rwa ruhare rwacu n'abafite ubumuga kimwe n'abandi bantu bose ruhita rugaragara nacyo gituma hari twavuze tuti hana abantu babyitondere mu bumwe iyo twavuze ubumwe ubwo twese twivuze nacyo gituma tuvuga tutama koperative ntagara y'abafite ubumuga twenyine nubwo tudoda baraza bakadusangamo cyangwa se natwe tukagira tukabasangamo ntibashobora kubaryamira niba ugiye muri koperative y'abafite ubumuga wenda bwo kutabona wowe ubona nta kintu ushobora ko hariya abantu babyumve neza ntago ishingwa gutyo gusa igomba gushingwa ifite amabwiriza n'amahame ndetse n'amategeko igenderaho icyo gihe uwo ari we wese wabirengaho icyo yaba yitwaje icyo ari cyo cyose ibyaha bini mwashyizeho mbere birabimuryoza bikavuga ngo wowe ugomba gukora iki icyo rero twebwe ntago bijye bidutera ubwoba ngo nuko ntabona ntago ndi butinyuke kujya muri koperative y'abantu batabona yituma rero twe tuvuga tuti nkatwe nubwo imyaka atari myinshi nicyo twavuga tuti turabwira iki urubyiruko turabwira tuti dore icyari icyuho cyari iki ababyeyi baradutereranye kera batarabimenya ariko ubu ababyeyi barabimenye igihugu na politike mbi biradutererana ariko ubu politike nziza n'ubushake bwa politike buhari bwaratwibutse ahubwo nimwitinyuke nimuzi noneho tubabwire tuti dore ngaha heza aho tugeze nimukomerezeho kuvuga rero ngo nimukomerezeho ndashimira nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yaravuze ejo bundi ati nta munyarwanda ugomba kuba ntibindeba nawe unyuze ku ufite ubumuga wabangamiwe kuko ari wowe ureba wavuga uti kubera iki bamurenganyije ukagenda bwa burenganzira bwiwe uzi ukawumusabira byaramutse byabaye ariko mu gihe bitabaye ariko nawe ukaba wavuga uti harongerwamo iki kuko ndebera nanjye ndakurebera mvugira nanjye ndakuvugira kuko ubundi iyo ugize neza buri munsi ubisanga imbere yawe yego amasaha agiye kudufata nimba atanadufashe ariko reka turebe ku ngingo ebyiri za nyuma tunihuta turavuga ku kibazo cy'abafite ubumuga cyangwa se icyo bita autisme ubu ngubu muri rusange bafashwe bate murakoze cyane autisme ndagira ngo nakubwire ngo kandi tunabwire n'abanyarwanda bose uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wa autisme ku isi yose cyangwa kwita kuri abantu kwita no kuri abo bantu no gukora ubukangurambaga ubu rero abo bantu ubundi abanyarwanda cyangwa se abanyafrika abo bantu bateye gute ubundi autisme ahantu yagaragariraga cyane nko ku bana n'abana usanga bafite imyitwarire idasanzwe inshuro nyinshi ababyeyi bakunda kwitiranya n'ikintu bita gukubagana ariko uwo mwana akaba afite gukubagana kurenze kwa wa wundi usanzwe uwo mwana akaba afite ibikorwa byinshi cyane birenze noneho abantu benshi ntabwo bajya babimenya ariko uwo mwana iyo yitaweho mu ishuri ushobora kumubwira uti ntukore iki ahubwo ukabona gikoreye icyo ntugenze gutya ahubwo ukabona nibwo abikoze noneho rero iyo yitaweho bikamenyekana mwarimu ntamuhe igitutu umubyeyi ntagire gute ngo amwime amahirwe wa mwana ashobora kwiga nk'abandi ashobora kugenda akaba umumenyi nk'abandi noneho ubwo n'ahandi mu nshingano yagerayo ugasanga nabwo ka kantu karimo kuko ni ugukora cyane wenda ku bwonko cyangwa se kurenzeho haba haburamo akantu icyo gihe rero nko kuri uyu munsi mpuzamahanga wo gukora ubukangurambaga kuri bo ni ukuvuga ngo bene abo bana aho bari mwibita abasazi oya ni abana bafite ikibazo cy'ubwonko cyangwa ikibazo cy'uburwayi ntago twari twabufata nk'uburwayi bwo mu mutwe kuko ufite uburwayi bwo mu mutwe we hari urundi rugero yabagezeho ariko gisatiraho yo yitaweho neza ashobora kwigirira akamaro ashobora no kukagirira sosiyete muri rusange kuko bwo aba ari ubu sinzi ukuntu twabivuga mu kinyarwanda ariko aba ari ugukora cyane ku bwonko kurenze
cyangwa se biragoranye kukivuga mu kinyarwanda ikintu bita autisme ariko naho ngaho umuntu yashakashakira muri rusange bakwitabwaho nk'abandi bana bakajya ku ishuri bakiga nta kibazo. Ahubwo ikindi gikomeye nuko ababyeyi bajya baba nk'ubu ngubu icyo impamvu tunabivuze mu gihe turi kuvuga ngo twubake u Rwanda twifuza na Afurika twifuza, byanahuye no kuri uno munsi mpuzamahanga, niyo mpamvu tubigarutse. Ariko ikintu navuga nakongera ku byo Lomaris avuze nuko abantu bajya no gupimisha umwana ubonye afite iyo myitwarire idasanzwe ukamujyana kwa muganga, noneho bakareba niba afite autisme, hanyuma bamufasha. Hanyuma hari ibigo ntabwo byari byaba byinshi ariko bibafasha nabyo amakuru mfite cyangwa se ibyo nzi bitewe n'ubushake bwa politiki nuko Minisiteri y'Uburezi yagiye iri gukora integanyanyigisho ku bantu nk'abo ngabo zihariye ku buryo nabo bagendana n'abandi. Numva aricyo twaba tubivuza dusoza. Hari ibyiciro by'ubumuga bigiye bitandukanye, abafite ubumuga bwo kutabona, bwo kutumva, bw'ingingo, arundi nibagiwe n'ubukomatanyije. Abo bantu muri rusange cyane nk'abafite ubumuga bukomatanyije, izere bafashwe gute? Abo ngabo bafashwa gute kugira nabo bagere n'abandi mu rugamba rw'iterambere? Yego, murakoze. Wenda mbigize ubundi ibyiciro mu Rwanda byemewe mu itegeko ni 5. N'ubumuga n'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, kutabona 2, hakaba ubw'ingingo, hakaba ubw'ingingo, kutumva, kutavuga, kutabona, ubwo mu mutwe, ndetse n'ikindi cyiciro bita ngo n'ubundi busigaye. Usibye ko amakuru navuga nuko biri kuvugururwa kugira ngo nabwo butangazwe, biri kuvugururwa mu itegeko. Hari itegeko rya 2007 NCPD wenda ariko riri kuvugururwa ku buryo rijyana n'ari amasezerano mpuzamahanga twasinye. Urumva ko nayo n'indi ntambwe nziza bwa bushake bwa politiki Lomaris yakomeje kutubwira cyane, nanjye navuze. Hanyuma rero warubaje ku bantu bafite ubumuga bukomatanyije, harimo nk'abo bita aba deaf blind, ugasanga nk'umuntu ntiyumva, ntavuga, nta nubwo anabona. Ubu ngubu abo bantu nabo turi n'ubuvugizi buri gukorwa, kuko ikintu cya mbere cyari kigoye kwari kumenya ngo abo bantu ni bande, bari hehe. Ariko mwibarura ryakozwe ry'abaturage, usibye ko hari n'irindi ubu ngubu buryo twizeye cyane NCPD Leta y'u Rwanda iri gukora rya Minaloc icishe muri NCPD yitwa DMIS, Disability Management Information System, aho bazajya bareba noneho bazajya bagenda urugo ku rugo bakamenya noneho umuntu ufite urugo harimo abantu bafite ubumuga bameze gute. Noneho nibamara kubamenya tumaze, kuko ikintu cyari kigoye kumenya, cyari kinagoye Leta y'u Rwanda kumenya abo bantu bafite ubumuga bukomatanyije. Ndibuka n'ejo bundi banakibajije umudepite, banakibajije Minisitiri w'Uburezi bavuga yuko amashuri yabo mu by'ukuri ntabwo yari yaboneka nk'aba deaf blind, ntabwo yari yaboneka amashuri yabo mu Rwanda. Ariko ni ibintu Leta izi na NCPD ni abazi n'abandi bose natwe tuzi, ariko nta rwego ndi kuvugira, ariko nzi ko abantu twese tuzi. Ari mpamya ko ni ibintu biri gushaka ukuntu bibonerwa umuti mu buryo bwihuse. Wenda icyo navuga nibyo nababwiraga, niyo mpamvu navuze nti ntabwo twageraho twifuza, kuko nyine hari ibyuho bigihari. Wenda mu cyo nasaba cyangwa se mu byo twasaba kugira ngo kuri cyo navuga nuko ubukangurambaga n'ubuvugizi bwakwihuta kugira ngo noneho bishyirwe mu bikorwa. Gusa ikindi navuga nuko abantu mu gihe ubonye ubyaye umwana ufite ubumuga butandukanye, tuvuge niba ubyaye umwana ufite ubumuga bw'ingingo, wenda atanumva, kuko nta nubwo ari aba deaf blind gusa, ushobora no gusanga ari n'umwana ubutumva, wenda utanavuga, ariko wenda atanafite urundi rugingo runaka, ntabwo ukwiriye kugira ngo angafite ubumuga bukomatanyije, oya. Kuko ibyo nabyo mu minsi mike rwose navuga yuko ntabwo ari ngiye, ariko ntekereza ko biri gukorwaho. Icyo ahubwo wenda twasaba nuko byihutishwa. Urakoze cyane. Reka dusoze kugira ngo n'izindi gahunda zikomeze. Ariko ni iki musaba ababyeyi muri rusange bafite abana cyangwa se bafite nyine abandi bantu babana n'abandi bantu bafite ubumuga, bashaka kubegeza ku ruhande bagatekereza ko nabo batagira iterambere mu kubaka u Rwanda ndetse na Afurika? Murakoze. Ikintu tubasaba ni kimwe, amahirwe n'ubushake bwa politike birahari. Nibagaragaza uwo mwana hakiri kare, kuko hari n'igihe
iyo umugaragaje hakiri kare imbogamizi n'inzitizi bwa bumuga bwashoboraga kumutera zigabanuka cyane ku kigero kiri hejuru. Ikindi nanone dusaba nuko abantu bafite cyangwa bahuye n'abafite ubumuga bababonamo ko bashoboye. Hahandi ku munsi wo gutanga akazi, ku munsi wo kujya gupiganirwa akazi, yamubona nawe akumva ngo arashoboye, kuko igikora ni ya qualification, igikora ni bya bindi wize. Umubyeyi nabo hahandi muri rwa rugamba rwo kubaka Afurika ndetse n'u Rwanda, nabo bakamenya ko n'ababana nabo ari undi musingi bafite mu rugo kandi ugomba kwifashishwa, cyangwa se ari izindi mbaraga zihari zitagomba gusigazwa inyuma. Mu masegonda makeya Izere Emmanuel, uwo mwana cyangwa se undi muntu wese wahawe ubwo bushobozi, ni iki wo musaba? Ubwo bushobozi bwe arabukoresha iki? Ni iki musaba kugira ngo akoreshe ubwo bushobozi neza mu masegonda makeya? Mu masegonda make icyo navuga nuko mu gihe wahawe ubushobozi ukiga ugahabwa ubushobozi, nawe we kumva yuko amahirwe azagusanga. Ikintu cya mbere ni uguhaguruka ugakorera icyo ushaka kugira. Cyangwa ugomba kuba ufite intego, ukamenya se niba mfite ino ntego biransaba iki kugira ngo nyigereho. We ntuheranwe n'ubwo bumuga ufite, ahubwo wumve ko ugomba guhatana mpaka ikintu kigeze. Nicyo navuga. Dufite umwanya hano Lomarise cyangwa nanjye twavuga aho inzira twagiye ducamo kugira ngo tugere ku byo turi gushaka kugera, cyangwa se dukomeze duhatane. Yego, ariko nibyo navuga muri rusange. Ibindi Lomarise arabivuze tukibura. Murakoze cyane Izere Emmanuel, ndagushimiye. Ni mugabo Lomarise nawe ndabashimiye cyane. Murakoze cyane. N'abandi bose bari badukurikiye kuri aho Pavijo Radio, namwe turabashimiye cyane. Turizera ko nitwongera kubatumira muzaza kugira munatubwire iyo nzira mwagiye munyuramo kugira ngo murwanye ubwo budaheranwa mu rusange. Gahunda za aho Pavijo Radio zo zirakomeza, mukomeze mugubwe neza. Ndabashimiye.